ntacyo yarakabije mabuja ahubwo yakabije ahubwo nawe wakabije yiryamiye ugasanga aje aramubyukije gutyo gusa ndazi muniri akubone nta soni wifa man ibintu n'ijyamanza kanyape ugasanga umugira inama Mwesabona gukuntu Matiwari akanagira mu ntebe akagenda akazuriramo ubona gukuntu ari kugendana ngo nukaroze yanagura bagira gutya mabuja aragatebeje agaturikije zibamwe ngaturikije ko bayifunga mutoka mubanza mujye koga intoki aho nizo nzara zanyuma nzagererwa n'wico ubundi wo kuwico wabikoze maguruka mbikemure nuko ariko ikiye cyane amazi utazayishira mu mata menshi sivyo baragukasura inka toka magamba afite induru y'umutima uvuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe nakora amabanga ntawe yamenya ahorara y'ababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzahisi bitwerekeza ese boga wibereyeho nasi ujya kuryama mu cyumba mbaye nirambitse ahangaha mbaga rero nkaryoye Matibo shawazanye ayo matasi zanangaye ani kiravuga chapati kiravuga mbago zose ziza zose none se wona ngo wikuriyeho nakuye bagira ngo mbakwe aduka sange cya kitaraboneka koko twanda n'indi ariko abantu b'abanyarwanda muhaga nabi ubona uko cyo muri izo ntebe erega wanaryamye hakuze ko musuzugura umukozi umuboyi we kadogo ntiwari kundura memory card y'amakuru byari bica memory card yihe ndeba ninge turi kuvugana bigenda biteze kandi kuhiye ngenda hiye kuri gucumba umwotsi bigenda biteze kandi ndi gucomye nyine fata amaso yawe urebeshe zino ntebe reba reba nzuzirebe ongera uzirebe ongera nawe urukundeba reba zirebe uzirebe zisa na wowe ntabwo ujya rwoba nibe usanze mu rugo rw'abandi erega wagaramye wagira ngo uri ingona yamaze kurya inyamaswa n'abantu uri kota akazuba harimo arambwira ngo nza n'umugabo abandi ngo ngeze ngo urugo rwawe ngize ngo n'urwawe hano ni wanjye hano we hano guhansanze wowe umushyitsi umushyitsi abanyarwanda baratse umuntu wakiza mu nzu y'abandi bwa mbere agaterura ashami amabuye naramuka kuri gucuranga cyane amabuye naramugashize n'agasigara kugirira usamira wavuze gake ntaga amabuye anyajya shira haguruka okay ngaho haguruka uze tuburane haguruka uze tuburane ndahagaze ngo wahaguruka wari wowe kandi ngiye mvuga wanavuyemo erega kuvuga ugakomeza urahagaze ndahagaze ahubwo se wowe undushiki nta soni mvago ngiye nibona nandi sinatora umva sinatora singatora nawe ninde ukuntu umuntu ukuntu nyine mabuja wanyama amategeko nta muntu uri ariko mwagiye munajya n'ikinyabupfura ubu yo wirebyeho no saro rero usko nagira ngiye natanyica nijyo shari ufite ye nashari mfite nashari mfite urayana ngo wambira kuri telefone fatwa rero ngafite agahinda kwiyongeza kugira ngo kuko muri kwicaramo hano ntabwo bagujije atamaruja ngwino barambye mva utarwana ntabyo mvuga
ntabyo uricara ndajya nkucungira niba ajya kuza mbwira uhaguruke. Hano hari na kamera kubonye. Hano hari kamera abana kubonye. Yewe. Wicayemo wari waragowe. Baragukata. akose muri gukozi mangase niyo mpamvu rero icyo baragukasa. Ubundi bangase nasigara niki? Ngo wasigara n'umutwe. Hari ikindi se? Awe. Ntacyo yakabije baba. Ahubwo yakabije. Ahubwo nawe wakabije yiryamiye ugasanga aje aramubyukire kujya gusa. Ndazi ngo ni ibiki? Akubone nta soni. Wiva man ibintu n'ijyamanza kanyape ugasanga umugira inama Mwesabona gukuntu Matiwari akanagira mu ntebe akagenda akazuriramo. Ubona gukuntu ari kugendana ngo nuko ari wowe zihanagura. Mwaramutse. mwaramutse sakumva numva hano urweye Zuyingu sabatera kabuya. Yungu atanda msanza jami mu. Wowe wifata uhagarare mu ntebe mubwira ngo manuka. Yema gato ngo wibo kaje mbeshera wari utwawe uri namushasha muri iyi nzu. Waje kunyuza mu nzu maze n'imyaka ni. Matibo ibyo nkunda nibyo nanga ntubize. Ndabizi. Urabizi. Nuko musuzanya mu gitondo. Nuko inga y'umushyashya. Iyo ni indirimbo itangiririza urugo. Ni indirimbo ya hano ya mu gitondo. Nyafura gikipa. Uyu babiri sa byakunda. Babiri byakunda. Bitwe bibiri mu nkoni imwe da. Genera gitwe kimwe ubiyaje mu kabiri. None gitwe kigice. No ni kiratorogosheje. Cyari kibisi. Icyo kigiye. Ariko nibyo nyirabuja azikwangaje. Azikwangaje. Nari nababeshyeyemo. Ubundi burere mwabukura hehe ubibatera ko muzi wamukorera ukamenya iki ukamenya uko witwara nawe nzi ko yatwara ari igitoki utavuga ariko umwishinge umwishinge nzakura musohoka yabana we gimaze igihe kinari dekaraye waridekaraye uwo mupira turawubona ubyimbye umukobwa utinyuka umuhungu umunsi wa mbere ako nawe arakabije narebe udukanzana ryamye ndyamahirwe man tumukahigiriye hejuru mu barose yamaje sanga hejuru mucece ukanuka kaga uyu mujye mu bikombe se mbari mwenywa ayo magambo yanyu urabona kavuye uje guteza ndagucumbikirana n'umukozi wawe riya mukozi wanjye azi gukora amasuku ntabwo namuhomba hejuru yawe urumva ni kuri urera ni kuri mwari mubayeho mu gipangu apfiriye barihanganye wa baturanye bana washyizemo tangawizi urabizi neza nifite biripe abandi se bari aho genda ubwire sheri wawe aho genda umubwire uranywera nawe hase ko ndeba wazanye amatasi make cyangwa urasangira nani bariya nani ko baranywera mu gikari hari na plastique zarashishutse ariko si cyane ntibyakubuza kuzinywera mbwirira umuhungu wanjye aze maka abana ko terera ariko none ubanguka uzunsukire ubundi nenda nisukira ariko ashinzwe iki ngabakira nsukira seko nta kabaraga uba ufite ahantu urahaba witegure noneho uraje ngo tubane burya narazaga ngataha
ubu turi kumwe. Ubwo se kuzuza gutyo kimwe umuntu cyangwa Wuzuza cyane. Wuzuza cyane? Wewe wagisomaho ntushye? Singira indambi ku buryo najya mu bintu byuzuye. Iki kireke ugihe umugabo wawe. Mpereza kiri. Sinamenye iby'amatasi wanteguriye. Sayo mayugi wambaye ku maboko abansakuriza ngasuka. Nikikijeho urukoko. Sibo wakiyunguruye. Nakaye kayunguru zose. Gakandi kubururu. Ibintu byanjye ntabwo wabibonye. Mfite akayunguruzo kayungurura ku buryo kakandi kubururu. Icyo gihe umukozi wawe. Mereza nisukire. Si umuntu watere musurasute. Twayogeje. Wayogeje bayogeje hahagaze. Ninjye wayogereje. Ubundi se byose kubyiyitirira. Ubwo abakozi ndabirukana rero. Mbirukana. Oya nabikoze kugira nyine ngo mbafashe nabo. Kirahumura nabi pe. Igiteremusi nayo irashaje. Ujye ugihisha ukiyungurure. Ufite unzanira utagombereje gucisha mwahanga urukoko ubu ngiye kurwara za mibe kandi kwanza iyi teremusi sinyishaka hari indi teremusi ndende yenda kwijima natwe twagishizemo kugira ngo kirirwemo gikenera zo kugifata. Okay kuki satari wabanje nari nzi ko zose muzikoresha. Oya ngewe nkunde iriya iyi maze gusaza ujye uyihabireza abo bapagasi bawe wakunduriye mu rugo rwanjye. Geragezo bibaho. Cyo si ikigeragezo koko. Kandi ndabona nako gafite ubwoba. Iyi ngiyi wayibonye? Hatangiye kubimena umunsi wa mbere. Ndange ndakuruzi. Nzi ukuntu bayifungura. Igerageza byige. Ntabwo se ukuntu bayifungura. Kwamenye uko bafungura geti yanjye uzahasa. N'umugabo wawe. Mami kiraremereye kandi mfite ikibazo cy'akaboko. Hamagara bene wanyu muyipfundura bagufasha. Boga. Wowe bogari? Nuko ye hano habaye ba bogari babiri. Wamugana. Erega si iby'iki cyayi nacyo kikanyobwa nkemera. Gufungura teremusi. Ntabwo muzi kwifungura. Fungura dumba ari ibintu kazi. Uri bogari koko. Arayishe mabuja ari kuyica. Ahanga ni mutazi ibintu kaje wishanura. Mvana ibyo ya hejuru. Icyana nuka. Cyakwaho bwabose. Mana. Amunza wikishanura. Nawe ntuworoshikura ibyo ushize muri uwo mwana. Yarakinkize urabona kuna akamenyero kakura uzi gufungura teremusi agasuzuguro ko kagusumba umukobwa nawe karagusumba umareshya yeguye icyayi nyuma y'isaha kukinywa saa sita amagambo kuyanywa saa saba kuyasinda saa munani wowe watashye bagira gutya mabuja aragatebeje agaturikije ziba mwangaturikije ko bayifungura mutoka mubanza mujye koga intoki aho nizo nzara zanyu nzagenerwa nk'ico ubundi wo kumuco wabikoze maguruka mbikemure nuko ariko hari ikihe cy'amazi utazayisha amata menshi sibyo baragukasura inka tomuka magamba afite urabana nabo bamvugisha kuri urabana nabo kanumve azi umva iby'isukari simbi kubaje imyaka siyo kunywa isukari munzanira ubuki wacyogogoje mugezi biziba
Mabuki bwashize. Mabuki bwashize ubwo umukozi wawe niwe wa buri gasi. Ntabwo uriya mukobwa ajya arya ibintu atahawe. Jamais. Bwari bubaye iki gihe kinini. Ubu ntangiye kujya mbura ibintu byanjye sasa. Cyangwa nawe uraburigata. Sikumviza umwayiteruye urashaka kwizunzongera ngasenye gatangira ngashyiraho beto nshyashya. Ni nako bizagenda. Ingirwa nako mukazana wawe. Umukozi yazanya. Fyu chapati go fungura tana moshaka korera kandi kaje nintuza. Ninduru yasanze yicaye hari. Ese umwana ari? Umwana ari makari. Zamukumuzana. Ngiye usinjyanywa abana bataraza. Aho kunywa mbere y'abana nabyikoresha. Akase nubizi kuko no kuva kera urinde. Buriya rero agiye gutangira ubutesi. Ibya kera pe mureza ari kuri. Niba hano mu turi babiri baze mubaze. Nako umuntu wawe washira nibura muri iyi minsi n'icyumweru kimwe. Yaka gacapati ariko. Karibu mwana. Stay. Ibitutsi kuvukira uruhinja n'ubu baracyageretse. Nanasinziriye se ahubwo. Ntabwo umutima wanjye uri hamwe papa. Buriya ni nayo mpamvu atagabanya ibiro. Arasinzira. Ibiro n'ibitutsi ubu bihuje. Umuntu usinzira cyane abasa n'umutesi bigatuma byibuha. Njye mbona ari cyo kimubyibushye. Gusinzira cyane gutaraho umurimo. Nasinzira cyane wanyoroheye. Come on. Mubizi ko turi abana pe. Uravuga no ari abana. Uyu mukecuru se ntuzi bye. Nasinzira wanyoroheye. Okay. Nahaguruka cyane. Ikice. Ko ntuzi ko nicunguye. Zana. Aho kinkubite mu maso. Ahubwo uzajya wisukira. Ya ntacyo nakwisukira. Umva mbanze rero mbabwira ikintu kimwe. Sibyo. Uyu ni umuryango hari ibintu tutagomba guhisha. Nk'umugabo nk'umutware w'urugo. Uyu ni umuhungu wacu, uyu ni umukobwa wacu. Maka. Bane. Mu minsi muri hano. Kandi nongere mvuge ngo muri wanyu. Sibyo? Kuba mwaje ni ikibazo cyabaye gitunguranye kandi kiza kubona igisubizo. Mwahitamo kuguma hano. Iyi nzu ifite ibyuma birenga 10. N'ubundi turashaje ntabwo tugiye kuzayikoreramo indi mishinga ngo turabyara. Dukeneye n'abakora. Sibyo Maka? Kayitunganya nini we. Ukeneye abakora upazi muri abangaba n'ushaka gurupira. Singikunda ko. Ufite abakozi babiri. Nabo gari mu wa muhungu wabo bamuzanye. Abakozi 3 nibaguhagiye. Sinshaka gusaza nkorerwa n'abakozi igihe nasakurije nabo. Nene umuntu wankoropera icyumba kansasira. Nukuri. Akamasa ukazana wanjye yasha azabikora. Azanyuza n'ibirenge. Noneho umugore wangeje kuba umucakara mu rugo. Umuhungu wanjye senabi. Natwe twarubaha. Uzuko nubahaga amaboko. None se kumwubaha bibisara no kumukoropera no kumwoza ibirenge no kumukorera massage. Sakiri mutoya se imitsi yanjye nize zarubaga impande dore nigira gutya. Okay. None se ko niko ko amafaranga wenda kabone nubwo bimwe byabura ayatabura. Niba ukeneye massage kuki tutaza no mu maseze hano akagukorera. Yabasanze zaho baba. Ariko ushaka. Ibitaro ntaza aho biba. Ushaka umuntu ntobanga mwana mfite umwana. Ntuzabinkorera rata. Uzabinkorera. Aranyuba azabinkorera. Ibintu byose akubwira izo zayego zawe twumvikane.
twumvikane tumaze twumvikane noneho ushatse kuvuga ko atazantekera azantekera baze nkubwire wa mugore we munyihanganire ndakibataho ibi niko nsanzwe mbayeho ngira ngo iki cyayi ibigiye kuvugirwa hano n'ubundi ndabizi ko kuri mwe batari amabanga uranyiva maka papa nta mpamvu yo kurakara mama wanjye mva nkubwire sibyo nubwo iyi situation twese tuyirimo turi mu bwato bwanjye sibyo ariko nta na rimwe nzihanganira ko umugore wanjye mufata yego ntabwo ari umugaragu uje hano vane twumvikane unyumve ndisonde sobukwe ndeba hano umukazana yinjira mu cyumba cya shobukwe byagenze ajya gukora iki njyewe nta mukazana ngira abana iyo umuntu atemeye kuba umwana ngo amenye umunyu ndya amenye modera ngomba kunsasira amenye anzingira amashuka demance ku buryo utazi umunyu urya ukomeze ariko ibi nibyo ibi ni bya bindi bavuze ngo ushakira mu ruhu ntibaza amoko mama umva nkubwire ibi ni byo bavuze nawe urabishinjije se ko nje kumurushya none so ahubwo usa nk'utabushya hanyamihe umwana yishakira ingobyi ngiye ko nakoze kera okay it's okay ngaho tuvuge ibyo ibyanyu ubwo reka bivemo ubwo tubanze tubyemeranye ko umugore wanjye ntabwo ari umucakara mu rugo sheri ushobora kuba wateka ari ubushake bwawe wumva ko ukumbuye igikoni naho ubundi n'abariya babiri nibananirwa tuzazana n'abandi bateke sibyo ko nabonye bitari bukunde ko nabonye hano umukobwa yasaze niba basigaye babisangira ntahage simbizi reka rero nkubwize ukuri cyangwa twigere tuve mu rugo tujye kwa maka buretse maka reka mbaze nkubwire ikintu ngiye kukubwira ubanza ugikiri muri ayo matwi yawe ubanza ukuremo iyo beto nayikoyemo kera mbemerera ko baza tukabana iracyarimo wumva ikintu ngiye kukubwira aho kugira ngo aba bana bayisohokemo iyi nzu urahukana ushaje pfundikira iki cyayi cyaguhora uretse wumve iyo utangiye kumva ingingo utangira gukwepa ushaka kuzana ibindi bintu biri aho ngaho nagira ngo numve ko udakomeretse urahukana ushaje ese ubundi papa byihorere ngaho babwire muvuze ku by'inzu reka ngire icyo mbibariza buriya ndi kubibona ibibazo byaje kandi sinifuza kuzubahuka mama byaje sinifuza kuzubahuka mama kandi ibi nibikomeza gutya nta kabuza nzakubahuka mama wanjye umugore wanjye akomeye itagakoma ibuye ndashaka kugira ngo tuganire ino situation y'ubuzima tubayemo y'amazu n'ibiki ubundi biragenda gute nyina wa Kansime nashaka no kutuvana hano turi nyina wa Kansime yenda yanahahinguka yewe banaze bandu ngaho twakumvise cicika ntibishoboka nzabyandika kuri kiriya gikuta ntibishoboka sinkeneye isura ye sinkeneye kumwumva sinkeneye hanyuma mama ibyo twifuza byose siko tubibona mu gihe aje nkuko yaje tutabizi tutabyiteguye agafata umwanzuro yuko na hano tugomba kuhava papa biragenda gute maka ntabwo bizakunda kubera impamvu imwe nari ngiye gusobanura nuko nyoko yahise nje mu ijambo ariko byo ndabimenyereye niko bisanzwe iyi nzu mu myaka 30 ishize ubundi ntabwo ari uko yari imeze mu masezerano yego ndabizi bizabyara impaka bizabyara imanza bizabyara iki ariko mu masezerano nuko ibyari imirimo twakoranye icyari igihanga cyari amasezerano twakoranye n'uriya musaza ahangaha ntabwo harimo ibyavuguruwe ibyashyizweho ibyakozweho byose biri mu kiguzi mutuze igihe cyose nkiriho nanjye nkiriho nta wanjye uzangara munyizere
nta wanjye uzangana. Ntunyizera? Tuze maka icyo ugiye gukora. Uranyuma muhungu wanjye. Ugiye kwita ku rugo rwawe, ugiye kwita ku iterambere ryawe, ugiye kwita ku kintu icyo ari cyo cyose cyaguha amahoro kandi humura bisohokamo. Wumve ko uguwe neza, ikibazo cy'inzu ugitekereze, ugishyire ku ruhande, ntukomeze kugihangayikira. Mukobwa wanjye, tuza wubaka urugo rwawe. Papa nta kibazo. Uko biri kose ni iminsi mikeya, nanjye ndacyari gushaka akazi, ndakomeza guhatiriza. Uko biri kose nitunatinda hano tuzahamara igihe cy'umushahara wa mbere, nuboneka wari umugore wanjye. Sinshaka ko ejo n'ejo bundi umukazana na nyirabukwe bazatuma dukora amabara. Ahubwo uvuze icyo ngicyo nacyo nari ngifitiye amakuru meza. Uribuka wa mucuti wanjye Ntambara Gaspard? Ndamubona. Uramwibuka? Yego. Vuba cyane uratangira kuba MD mu ruganda rwe rushyashya. Twarabirangije. Tuzi. Ariko sheri bazaguma aha ngaha ajya gukora. Kubera ko wumvise akazi. Ajya gukora atahe hano. Kubera ko wumvise akazi. Erega abana niyo maboko yacu natwe. Muhungu wanjye, urugo rwawe rutunganye neza, umusonga wa nyoko uravuze ntabwo nanjye naringiye. Byararangiye. Nashakaga kubikubwira ariko nza kumva nuko mwaje munaniwe bya bintu byo kuza twitebura imbumbure n'ibiki. Afite uruganda rwiza cyane bigiye. Ndaruzi. Nanjye umugore we yanyeretse amafoto. Ndishima. Nuko Erega ubu ngiye nabwirirwa ubuki butabonetse sinjya ngo isukari pe. Sheri ntubizi. Umva haguruka ugende. Wibagiwe ijambo rimwe mama. Rihe. Please. Ntiza umugore wawe ajye kubwira umukozi hanyuma ampamagarire umukobwa wanjye gake. Ngiye tuyata kutaza yandukanye. Agira amahane mama wanjye. Ese mabuja wawe nagazi kwivugira. Wa paritonda ntabwo ameze nkaho. Izuba turitonda. Kandi kabuza mwana we. Zambye koko wanyu. Ambwira ubuki bwanjye bwagiye cyangwa mbareke mbwirirwe. Byo ndabishoboye. Maka, uribuka amagambo. Let me remind you a story. Haguruka ugende umubwire. Uribuka kera ukuntu wajya kuvuga ukiri umwana. Uvuga ngo kubera ukuntu ukunda ubuki ngo rimwe ngo uzakora amanuza icara mu. Nagenda ari. Ngo uzakora. Nagenda ariko ninywera kitarambura. Wakunda kubyita ngo uzakora ferme y'inzuki. Nta kuntu twamukorera ferme y'inzuki. Wazanye mama ubuki. Urakoze. Merci mon fils. Nzagukunda iteka. Ahubwo banamukubitse nyamukubise ariko nageza ni nyamuremure. Baruza nyindeke nawe ureba hano. Ya. Undi muntu wagiye kano kantu hano. Ntabwo nkunze. Boga. Waretse gutangira kumfatanya n'ibihembo. Wazanye hano no gukora iki? Kumviriza.
mana we ntabwo nacyumva so mpamagaye wonze numviriza siba hano aso washanutse ubwo yahonze n'uko ukuntu ngumabuje bari bari kumutuka ubwo kuruma ngabuje ngo yagowe ubwo kuruma bamutuka ye nari muzi ureba akagakuri karatuze agakuri niba y'abana haganawe ko tutareshya reba n'izina cy'Imana kamwe katatuze boga karame yafasha arankura akanyagana umutwe ngumbi kuyanye mfana uvuga nkajya mbyanga bogari itabo reba hano karame tujya kuzana kubwenga iki ntahita mbyibuka se kandi ibaza umukozi utumva ibyo bamubwiye nteranya kandi turebamo nteranya tugusha boga bamwiruka niba utari kwibuka ibyo nakubwiye tugiye kuza aha ntabwo ariho baguhemba turi kumvikana njye mabuja wawe uri kunyumva ukwiye kumva ibyo ngize uti ikibazo ntabwo ndi kumujya ndi kuzira wasaje gushanuka iyo umuntu mukora avuga uratinyuka ukajya kumviriza sinagima ntabwo ngeze numva wallahi yumvirije mwari muri mu kisari kabisubiremo araje cyaje bari kukubwira ngo wajya mu modoka utari message abanyamagambo ngo iyi nzu nyine ngo uzayibamo nyine wirebe we nawe wirebe ngo ntabwo bishoboka uriya mugabo ari kukubwira nyine ngo abanyamagambo nyine ngo ntabwo bari kumugore wiwe hakurika mubwiza ukuri mabuja wa boga nakubeshye uritonda ntabwo akabye njye bamubwira nyine ntabwo byumvise iyo bivuze ukuntu bamubwiraga ngira ngo abwe ko ntabwo nihangana aho nawe uzashinga amabere uhagarara bwite ku ese mashoreka shinga amashanya ukana kubwe simvuge ngo mvugiremo erega banumvaga biri kumbabaza byakubabaza ukabikora yego nundi gute ujya kumviriza wamugani gute ujya kumviriza nkuko ko iyo gifata agafata nk'urushaka rwo gukubita amara cyo ko nanjye amemba menshi pe ariko hano yarakabyaga kwari kumumva amukecuru gutaba inkuru umugore w'umwana we ubwo mvuze ngo umukazana we umuntu akifata afata umukazana ibaze none nimba mufata neza ataratwita nimba tutabizi ariko namaze kumenya ko ashobora kuba afite icyari cy'uko we atari mwiza iki hakubonye ukuntu bose we n'umwana ese matimo uruzi ko nyokobuja ashaka ubuki burihe ubuki aha nabushatse ndabukora uyu uzaho buri kuko ejo yari ari kuvuga ngo gukuramo injiji akajya kuramo agira ngo injiji ngo ndi kuzikuramo hamwe urera warabumenye yarabumenye mvara umubwiza yabimenye mu abantu nawe uvuge okay na abantu se nge nawe ndumuntu umbabarire ndakwiyanye ndanakwisaba matibo ugereho kubimusobanurira kuko ibya hano ndumva ntazi yo biva niyo bigo kandi bwariwe kera kandi avuze ko yabumenye yabumenye nyine zarabukura mu nda yabuze abugarure yabumenye nabishaka tunabonaga ari myinshi shinje ndagima nta muntu ujya ugikina atabyishaka imbabariro twitagishaka ntabwo warabumenye waraburiye ntabwo naburiye kubonera ikirezirezi hariya ikibuga utera utaburiye yego waze boga kuki usharuka imbere y'amabuja wawe uziko n'ibintu ntabikora uriya mugore ubona ukuntu agira amahano aba navuga gutyo ahubwo amabuja aritonda urakabya pe uzaza twese atumabuja umva matibo ntabwo nsubira muri salo jya gusobanurira nyokobuja aho ubuki bwagiye ntabwo namujya imbere nanjye ubwo nyine bababuja none ajya nkugireyo amakosa se yamugiyeho ndakubwiye ngo ujyeyo okay nanone wajya kurisobanura amabuja wawe ariko rero ujye ubibuka neza ko uriya mupapa nyine bose waritonda kagira ubusoro twakuru ahubwo avuga ngo afite umugore bamunaniye ugira ubugambo urabonye cyane cyane abagabo barebare iyo afite abagore bagufi abagabo nyine numva umugore mugufi ikintu arwanisha nyine umuntu numva nta zindi mbaraga agira uriya mugore usibye n'umugore n'umugabo rero yageze avuga ati kanihangane uno mugore ugira amahane hari igihe bumva bari kukuvugira arakuvugira umupapa pe arakuvugira rimwe na rimwe mutanaza ajyaga abavugira urumva ko tutaranaza yari atuzi njye ntabwo nari nkuzi wowe ndi kumenya ngo umarire iki wangegera utajya yogosha yango ntabwo wiyizi jya gusobanurira nyokobuja mbabarira pe ntabwo nabikora basi kamakosa kujya we ntacyo nagutwara kurikira bogari mujye mu mirimo ariko witwaye neza nawe ujye umukubita rero cyangwa umunsi muzamunike nzagufasha si wanyagaja induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa
ariko si utangiye aha nsuhuza ndi kwibaza ibintu mpamagariye aha umeze neza ashima kanya tuzabura duhanganye turwana kugeza ryari ndabona ufite umutima mwiza sinzi habaye iki se hari igihe umuntu yicara yasubiza ubwenge ku gihe ukaza gusanga ibyo abantu bapfa bigomba kuvaho igihango kigakomeza reka dufite igihango ndashaka kumenya icyo mpamagariye hano igihango bishatse kuvuga iki ubu nibwo wumva ko mama maka niko sindi mama maka da maka ni ryari bagiza ryawe mumpamagariye iki hano Mari mu busore bwacu n'ubukumi urugendo twabayemo ngira ngo uraruzi niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ngo ibyo dupfa byakagombye gusubikwa ahubwo igihango kigahabwa intebe bijyanye n'igihango mu byo uvuga byose umubare cy'ubukibureye iki gihango mbabarira rwose mbwira ikintu nyamukuru mpamagariye hano ariko bijyanye n'igihango ndikumva uri kugenda urengera cyane nacyo kirimo nicyo gituma umpamagara se ariko sigenda gahoro ntuteze amatwi ariko Mari mbaze mwibarize ubu nzagira amahane yawe ngira amahane yo mu rugo nta buhungiro atari mwe mwabyiteye se reka ibyo ntimukumbwira ndi kuva wagira ngo nigeze mbaho umugore wawe ntitwigeze twumvikana ibintu murabizi kata mwaciyemo kugira ngo ibintu byose bibi kuki mutumva ko byibura nanjye ndi umuntu nanakomereka kuza kugira ngo nze ndetse ndi kukubwira yo warakoze niyo mpamvu rero mu kinyarwanda bavuga ko ubugabo butisubiyeho cyangwa se umuntu utibutse reka rero mvuge ko ari bwa bugabo bwisubiyeho kandi kumenya ikosa ntabwo ari uguka buriya kumenya ikosa ntabwo ari uguka ndi kumva uri mu nzira nziza ahubwo ikibazo kibi ikosa ryakozwe ntirimenyekane cyangwa se nyiraryo ntaryemere kiga amakosa yarabaye ariko tugomba tugaruke ku kintu kimwe ntabwo ngiye kwishyigikira unyumve neza ntabwo ngiye kwishyigikira ngo mubanze nshake ingingo zindengera ariko wibuke yuko ishyamirana ryawe nawe n'uriya mugore ryayibije kuba kabutindi cyabaye kabutindi ibintu byarabaye amakosa araba ariko se nkibaza ntabwo twayashyira ku ruhande tukareba ibijya mbere nicyo gitumye nicara ahangaha ndashaka umbwire ikintu nyamukuru ariko se vuga utanatitsanye iminkanya rubanze isi ni cyo kibazo gihari papa makuru murarengera ndi kwibaza ntabwo nzi nyine sinzi igitumye ntumaho utangiye kuzana ibintu bya kera ese umpamagare kugira ngo usabe imbabazi z'ibyabaye uri gushaka kunyereka ko umugore wawe ari wakosheje wowe nta kibazo ufite navuze yuko umuntu aba yarakosheje yego harya nyuma y'icyagiye wigeze wongera gushaka wambabaye tukaganira ku bindi se tuganire ariko nabyo kuki se ushaka kubimenya igikomere mwanteye se cyankundiye bivuze ngo ntabwo washatse Mari nimvuga ngo maka biri bita ndi kukumva ariko byaza kumvikana ukundi kutari ku cyangwa se byaza guhabwa indi shusho ariko nagira ngo mbwire yuko bwa bwiza wari ufite imyaka 30 ishize ntaho bwagiye ndi kwibaza niki wantumiriyeho hano ibyo bintu nyine biri butuganishe biratugeza he nagutumiye ngo mubwire yuko nyagukunda
kandi yuko papa maka ngo ese urumva ushaka kuzura kabuze uri gukinisha ubwonko bwanjye uri gushaka gukinisha amarangamutima yanjye nyine ndashaka nyerurira umbwire n'iki nyuma y'imyaka mazeyo kuki ufata Mari mbabarira ndegurira intoki mbambwira uranyumva ushaka kumvugisha utamfatiye amaboko nyine byashoboka ugiriye neza nonese turamutse tutazuye akaboze tukubaka ibishya byaho bihagaze ariko nanone tudakuye mu muhungu wacu ese urakomeje buriya nakomeje guca ku ruhande mvuga yuko igihango kiruta amakosa kandi ku bahanga ba Bibiliya bavuga yuko n'ubundi urukundo rutwikira byose kwihanganira byose ntabwo rero twaguma ku makosa tugirira ukuri guhari ni kumwe Mari ntiriwe nzenguruka kuba warangiza umugabo ukampa ijambo mu ruhame rw'abandi bagabo ubwo ndavuga isezerano ryacu ndavuga Maka reka nditobore ndivuge urabibona gute dutangiye urugendo rurera umwana wacu nubwo akuze ushatse kuvuga iki sobanurira eruro nyine ibintu bivuge mu mazina yabyo kugira ngo usobanukirwe neza icyo mushaka kumbwira Mari bwa bwiza nakubonagaho mu myaka 30 ishize uracyabufite ibyo bintu bikwisubiramo ariko ntabyumvishije yego turakiriza iki umwana atinze wampa kugikonje ntabwo babye n'ibyuma ntabwo bijya byumva bahereye buri munsi ubyanagura wanagura umuntu witeke ko yapfa ubu niba ko umuntu yoza imbabura niye nabona kuva ntavuka nakitwa ngewe Matibori niyo yogeje imbabura ko buri munsi amategeko ya mbere nguhaye jya woza imbabura boza ababyeyi ibyombo abatekera uwabarambe ntabwo gukora ibintu ucecetse ngo bitonganye kuvugana nawe wavuganaga nande se nivugishaga urashoboye ndagashoboye byo abakiri barakabye sibyo kunda ubujajwa do sibyo gusa ugiye kumbwira umuntu akifata ngengiza hano basanga mu mategeko ya mbere reba indeshyo yanjye mva ubwiye boga reba indeshyo yanjye umukira kamaboni ngo ujye uhanagura utubati ukibaza ntabwo ni ubukoroni bukoroni gusa urumva ntabwo yo gatunambwe n'ibintu utarashoboye ubu se kamubaza basi be ngura agatabureti nta agatabureti kaba hano ubu se banagaza ubu utangira ngo nose kuzimana mbega wari kujya mu batakutuka karisongera nuka agonze yambaye buri wajya mu ifumbire y'izina ry'Imana ukuri narimesheje oya narimesheje ndayikamura ubwo niba ari ukinuka ndi wowe nayikuramo nkajya nyishyira ku ruhande n'undi ahubwo n'undi narabonye yavuze ngo wimvura amarakazi cyane n'ibyinuka uzaje harabaye amakara izina ry'Imana uso wazanguriye indi wazanguriye indi kugura amagana
komereza aho ibyo wavugaga komereza usanga nk'inka zirahenda komereza utagize icyo umbeshya nari mubwiye ngo nazangurire nyine urumva niba yarapfuye bigomba kuzagura ndetse wayikora iki ariko birababaza kwitwa itungo tangiye kumbeshya nakuzaniye umugabo subiramo n'inki yari inki ko nayumvise ubonye ugushinzwe rero tumuka mva imbere ubwo yagira hari mwebwe ko numva nta kintu ushaka se sana sto yego reka ndivuge ntituritse ndifuza ko tubana nk'umugore n'umugabo yego mu izina rya Yesu abazimu bashya uti njye nawe se yego ariko nabonye ishyano rigenda ari ku manywa koko njyewe nawe tubane nk'umugore n'umugabo hanyuma se ufite ariko abagabo ntimujya mutekereza niba abagabo muteye narabitekereje kandi ntabwo nahubutse kandi n'igisubizo cyabyo niwifuza ko nyikubwira ndakikubwira ntabwo ndi umusazi cyangwa se ntabwo ndi igicucu cyo kuba ntazi ibyo navuze njye ndi Marita nyine ndaciriritse cyane kuko ndi umuntu ubona gutyo ntabwo ari ikibazo cyo guciririka mu myaka 30 mbabara kubera mwebwe mwarampishe umwana wanjye gato gusa duhuye kanzunyu ndashaka ko tubana nk'umugore nkubwira yuko habayeho no kutamenya aho uri no kutagira iki nuko ikibazo cyose buri munsi ntabwo ujya ushaka ko nanjye mubwira mari naragushakishije bihagije bishoboka ntabwo nabaye umuntu w'injiji cyangwa se umuntu w'umugome iyo myaka 30 yose umvuge ngo ntabwo nigeze ngushakisha ntabwo nigeze ntekereza ntabwo warashakishije muri iki gihugu kingana urwabo urashakisha urambura nagira ngo nkwibutse ko atari naho wabaga ntabwo waje uzamwe gusa no gushaka Marika uzamaka okay uzi nari maze iminsi ngahe cyangwa amezi angahe cyangwa imyaka ingahe ntari muri iki gihugu uzi imyaka ntumva se kurimo kwisubiza ahubwo urimo kwisubiza okay ibintu wambwiye rero ndikumva ntabwo uri gusaba uri gusaba se nta kindi mukenera mu gikoni umva kati baba ruvanga ugende Sam uryoherwe n'icyo ukeneye turabamagara Sam rakaze Mari ntabwo ari amategeko nguha ntabwo ari amategeko ahubwo nyine ngero njyane nka kwa kuri mwabigenjeje ntabwo ari amategeko ngo nasabaga niyo mpamvu nakoresheje ijambo ryo kuvuga ngo ndifuza ese nyine ngewe mfite ikibazo utabeshye ibintu uri kuvuga uri seriye yego ubwo uzazana inka kandi mati uzangura ndabibatondekera ngo azakugurire inka wagiye kumva umuntu uko ute mukore posteri muyisubiriremo nyine waga we imirimo yabaye mikeya uri kumwereka abagore barayana tumuka agenda umva mati boga urumva wakuze urashaka gusubira iwanyu mu cyaro oya ego sibasubireyo hano we hari ahantu haba akazi we utubati nakubwiye guhanaguramo waduhanaguye nyine nibyo natangiriyeho ndi kuvuga ngo kuzamuka gutyo biraguye imbere uramuhamagara uti ngwino urebe ngiye gushwandarika navuga ngo mwama nyine urambwira ngo njye mbanagura hano kandi dore we ubundi naramubwiye ngo mushinze jaride zo hanze ikindi si we mukozi wanjye
singukubise ku munwa ubutaha nzawuca ngiye kukongera kandi kazi kuko wari ushinzwe ugiye kunshyiriraho kunshungira nyirabuja na giti mu jisho mukiwawe nurangara akagutsinda icy'umutwe ntabwo mwizera uri kuvuga umukazana wawe yego ujya ureba icyo akora buriya ntabwo njya mwizera ubu ngize mane kumanisha imana wawe njye nta kazi ko mu rugo buriya ubu urakoze kumara akandi kazi ubu ndeka niko nshoboye ziba nkagukuyeho nagukoresheje sheze yo kujya uhagarara ugakora hariya ubu se ntabwo wakora akazi ukamenya n'icyo umuntu ari kuvugira kuri telefone ukamenya niba naho agiye ukamenya n'igihe ari butahire kandi burya mwumva avugira kuri telefone akugambanira arangambanira cyane arakwanga noneho cyakoze mwana mwaragowe ngende umukwe niko ndi umukaza mbaye mabukwe w'umuntu ntabwo yanyira uritonda cyane uriya mugore ubundi mutunzemo iki narabikubwiye nditonda situbanye uri umuntu mwiza yego ndi umuntu mwiza rero ujye ubandebera ushize nabo z'ubuki bwanyu ese biba by'ubuki ni wowe yego ni uriya mugore wawe arambwira ngo mvuge ko ari njye waburiye nka 5 kasi icyo nzi cyo ntaho bazabicikira mama nawe rwose nta kindi kintu ushobora kuvuga n'ibyo gusa n'izo manza uhoramo ubundi uzarekera gutera imanza ryari ese ubundi ugira ubwenge ase mama ntabwo bihagije bimamurana utekereza ko mfite imyaka ingahe yo kuzabirya mama nta kindi kintu twakwicara ngo tuganire simbukuzanira icyayi ndabona n'ubundi kumvikana bitari bworoshye hari igihe ngira kabona ntubiha agaciro ntubyita niba kubungereza bakaguta ku gasozi ukajya wirirwa wamagera nibyo bizagushimisha genda ushe murabura ubwenge akabura n'umutuma kurahura ibi nirukamo ntabwo ari wowe wakabaye uri kubyirukamo reba kano karuri ncumbitsemo mu maparitema afite iyi niyo aparitema iciriritse ariko niyo ndi kuza kugira baganditse baraho bizunguza mu mitungo yanjye barahize ukambwira ngo ndaburana ahubwo si ukuburana gusa singira sinzira ariko uyu munyamategeko yabitondetse neza pe uko byabaye nta makabya nkuru reba ibisi reba hasi ese ubundi uzabibabwira ryari ibiki ubwo si byo mvuga ntubyumva uzababwira ryari uzabivuga ryari mbwira mama ntabwo ari ngo iki ntabwo ari utegereje iki kasi utegereje iki mama ubundi ubona nahera wahera yego hanyuma se wahereye ikigoye ni iki se njye hari ikintu nshaka kukubaza biriya bintu mwabigiyemo kubera gahunda zanyu ku giti cyanyu nimba rero byarabaye ubwo nyine byarabaye ni ibyacu nta ndumva atari na ngombwa kubivugamo bitangiye rero ubyita gahunda zacu sibyo ariko ubu nta nubwo zikiri gahunda zacu ese mama amaherezo akaba zabaye gahunda zanyu byumva bishyire mu mutwe mama fatira ku munwa igihe mbanze nekereze mbanze menye icyo gukora mbabarira ndakwinginze ahubwo ndagira ngo zaragize zino manza numva njye ntabwo naje guturira sinzahamino ndangize zino manza urashaka kongera kugenda ukansiga none ugiye kongera unsige ngusige mama ibintu watangiye uzasiga ubirangiye uru ruhinja ntago nduruhinja ariko hanyuma biriya mbere ka bifafane birangire mama ibintu wagiyemo amadiri mwagiyemo ibintu mwagiye gukora byose njye nta ruhare mbifitemo uri kumva nta ruhare mbifitemo tega amatwi unyumve tega amatwi wumve ureke kwigira ishege itazi ikiyihatse ibi ndikururana ni amaboko ya so ese mama ubundi wazajya ukabyivugira ukabimvugira mu cyimbo cyo kugira ngo njye mbivuge iki wazajya ukabyivugira uri hehe uru ruhinja rero ese ko mbona wifata nkaho ukiri uruhinja ngomba kujyana mu kwaha ngomba gukikira aho ngiye ngomba kureka ngashyiraho n'agasura reka nkubaze ikibazo kimwe icya mbere cyari ubizi ko urukundo ndimo rudashoboka uri kumva ngambwira ari wowe mama ngabifate ubyishyireho
byishiro nyereka ubundi kidashoboka ni iki nyereka uko icyo wita kidashoboka usibye bariya bahemu bandemukiye ibintu byose bakabifata bakabyubika nawe ugaceceka ukamiriramo ukajya ikintu baragifata bakagitoba bakagihindura itorosho mu burenganzira bwawe wajije mbahereza hari ahantu si impamvu zawe bwite nari nabikoreye gahunda nari mfite yari yo kugira ngo ibyo twaruhiye byose ubundi ujya wicara ukibaza ko umuntu azafata agafata impapuro wabonye hariya bahakurikira barahaguha ubwo uzi ko n'ahandi bazahaguha ujya wicara ukumva ko bazahaguha byoroheje ese ko nde wajya nguri ku ruhande rwawe oya nta ruhande ndiho byihorere oya mama njye nta ruhande ndiho oya nta ruhande ndiho nyine njye mama ngaho banza utege amatwi mbanza nkubwire icyo mparanira ubanze ucyumve kandi ugihe agaciro imitungo mfite hariya nayirya kugeza nshaje niriwe nanavunika nkajya nicara bohereza kugeza nirambuye ndashaka kukubaza ndi kuburana amahuri mbyihorere babitware bakwangaze mama urabizi ko utangira ibi bintu njye ntari mbizi kasi noneho urabizi kandi uri mukuru ndabizi ariko nta kintu ufite cyo kubikoraho niba ntacyo ufite cyo kubikoraho rero winabirwanya ngo unyite umusazi njye wanyereka ngaho nyereka ariko iyo ngingo tuyireke mama tureke no gupfa ubusa sibyo reka tureke gupfa fata somaho ntabwo nakwishyura minivare kaminuza niba yarangije somaho ngaho ase mama reka nkora ikintu kibazo kimwe cyonyine ubundi ubwo umunsi uzamajije kwenda kwigarurira ibintu byose ukaba uri kumwe ngo ngende mbivuge ubona numara kurira ugiye usubiye muri business zawe ngiye nzasigara ameze gute reka nkubwire n'ubundi byangiritse byarangiritse urabyumva neza ntacyo gigaruye ariko sinahomba umuntu ngo nkumbe n'ibintu ngama mama makanya nekereza ntacyo bitwaye icyo nanze kasi sinkeneye kujya mparira nawe mama urabizi sinagusuzugura nta nubwo nagusubiza ntabwo nari sinkeneye kuzajya umbona nk'umuntu waje kuburana amahuri nge ndi kuburana uburenganzira bwanjye kandi makanya ngiye nanjye nekereze mama ntabwo ujya utuma nekereza uhorana ibibazo bidashira zasiga bino bintu bisize mu maboko yawe ubyumva ubyiteho kandi nimba wumva utabishaka niba wumva ntacyo bikumariye na kimwe nge nahambira mama ntabwo navuze ko nabishaka ariko ibintu bakazakwangaza kandi nyamara buriya ntabwo wasanga hariya nge nkukwakire sinakwakira kandi uyu ni wo mutungo wawe mama ibintu byose ni gake gake ntabwo wihutisha ibintu nanjye makanya nekereze ubundi nitwe tuzamenye icyo gukora sibyo mama njye mbona utabyitaye mbona umeze nkaho ndi guhatiriza nkaho wagira ngo kiriya kigore cyakugaburiye ibintu ntazi wagira ngo ntabwo ureba ko igihugu yabaye aho utari mama yabaye aho utari yabaye ku muwe yabaye ku ntabwo njye nari mbizi aho bimenyeye reka nkubwire ejo bundi barambitse barantukuza nyamara twari twumvikanye ibyo twapangaga byose nabipanganaga n'uriya mugore ariko kuko abona ntangiye kugera ku ngingo y'umutungo ari kwituwe kandi abizi neza ko atari uwe arahagaze ngo duhangane njyewe rero reka nkubwire baravuze ngo wahaye amata niwe wakwimye amatwi uriya mugore wishibagura kuriya njye namukwiye ku cyavu nawe arabizi ibyo bigira ngo abagabo bacu ngo baricaye ngo barumvikane umugabo wanjye yinjiye muri uriya muryango kubera njye utazi ikimuhatse mwana we mama reka ngiye mubwira ikintu kimwe hari ikintu ushaka gusaba wowe ndashaka ko umenya iby'imitungo yawe nanjye ukandika ku bibazo byanjye mfite nicyo ngicyo ni ukuvuga ngo ngiye ikintu ushaka kukubwira ni kimwe ikintu ugomba kumenya ukamenya neza mama ngiye nkunda maka ngo induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora amabanga ntawe uyamenya
ahorara y'ababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'imurushya induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu ana kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahorara y'ababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'inkurushya dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si we simenya ikibimutera ese nkora iki ibi ni biki sinzi uwo kubana nawe sinzi uwo kwizera buri umwe mbona yahinduka agitera kunkunda arankunda guhinduka byose sinzi ikibimutera ese ko nabasha kujya inama n'ubugira inama ninde uzabasha kumva iyi nduru y'umutima ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama kandi mbona bushywe kwihambura byanga nino uzamenya iby'imva mutima je
You ndoro y'umutima